gusobanukirwa neza. Icyambe cyo nta ndumva details atari ngombwa cyane ariko cyo nahamya cyo ko Rayon Sports amafaranga ifite nayigurije bihe bitandukanye atandukanye n'amafaranga nayihaye mu buryo bwo kwitera inkunga. Nari perezida cyangwa na mbere yaho ku bwa Muvunyi hari igihe abariyo bahuraga ati twishaka ibisubizo twishakemo ikintu runaka. Natanga urugero wenda tugiye nko gukorana bati duhe miliyoni 10 z'umusogongero twumve yuko koko watera inkunga ikipe mbere yuko munakorana. Cyangwa wenda se prime ya APR ya miliyoni 3 Sadat nkabwira abakinnyi na staff ndumva buri mukinnyi icyo genda mu staff kugira ngo batsinda penal atanze 100 kuri buri muntu cyangwa se Kiyovu niyo mubyibuka. Iyo ni inkunga ayi inkunga yishyuzwa ariko akaba ari igihe bavuga ati noneho twagize n'ibibazo wenda twabuze umushahara cyangwa se dukeneye kurokirisa umukinnyi ariko nta mafaranga dufite wabishobora yatuguriza ukaba wabaguriza. Byagiye biba mu bihe bitandukanye yaba ku gihe cya Muvunyi yaba ku gihe cyanjye ndetse no ku gihe cya Fidel. Igihe cya Fidel ntabwo nigeze mbaguriza ahubwo narabateraga inkunga aho numva natanze ntabwo nibuka neza imibare ariko n'amafaranga yari hejuru ya miliyoni 30. So ibyo rero abantu bagomba kumenya gutandukanya umwenda bakamenya kuwutandukanya n'inkunga. Nguwo rero Sadate agira byinshi agarukaho muri rusange avuga ko amafaranga yo narayabahaye abantu batandukanye umwenda batandukanye n'inkunga. Hanyuma ku rundi ruhande Tade umuyobozi w'ikipe ya Rayon Sports nawe yagize byinshi agarukaho ejo agana na bagenzi bacu mu rukiko rw'imikino. Nawe reka tumwumve gatoya. Vuga ko ibiganiro mwabyanze ngo mutazigera muganira na rimwe nibyo? Ntabwo twavuze ngo ntabwo tuzigera tuganira na rimwe kuko Sadate ni umunyamuryango wa Rayon Sports ari no muri Organe Supreme gusumba tutaganira guta ahubwo icyo namwandikiye namubwiye ngo maze gusuzuma baruwa yanditse ari mu bice bibiri. Hari baruwa ivuga amadeni twaba Rayon Sports yabimo kwisiye hakaba n'indi kontra yavugaga yerekeranye n'ibyerekeranye n'amajezi no gucuruza amajezi ya Rayon Sports. Twarebye rero dusanga ikirimo ibyo yatwandikiye tumaze no gusuzuma n'amakontra n'ibyo twagiye tubona handover Sadate yaduhaye turi muri yanzi bacyuho dusuzuma handover twahawe na Jean Fidel wayeze ejo bundi duhanye governor we ndetse n'ibyo yahaye dusanga nta mpamvu yo kuganira kuri ibyo bintu ko nta kintu kirimo. So turamubwira rero dukurikije ibyo yaduhaye kugira ngo tuganireho nta mpamvu yo gutakaza umwanya ko nta kintu kirimo. Ngayo amagambo ya Tade ati twasanze nta kintu kirimo mu byo watubwiye mu mpamvu ushaka ibiganiro twasanze nta kintu kirimo. Ku rundi ruhande reka twumve perezida w'icyubahiro w'ikipe ya Rayon Sports Paul Muvunyi nawe ibyo atangaza kuri iyi saga ya Sadate n'umwenda Sadate yemeza ko Rayon Sports imubereyemo. Yabanze yatangiye kwandika kurusha uko yari butangire tuganira nk'abantu bari mu muryango. Niba nta kindi ashaka icyo ni kimwe. None se nawe uzi ubwenge ushobora kumbwira uburyo imyaka irashize igera mu 6 atishyuza atanavuga n'iryo deni akaba aryishyuza uyu munsi? Ese ubwo ngubwo byo biri fair? Avuga ko atari ukwishyuza yabasabye ibiganiro nk'uko yabisabye Uwayezu. Ari ibyo biganiro harimo amafaranga y'ishyura miliyoni 90 na uze gusungura rero. Ntamukeye ko hari ikibyisha inyuma se president? Ntamukeye ko hari ikindi kibyisha inyuma? Kuko nibyo twibazaga. Sadate n'umwe muri mwe ari muri Organe Supreme. Niba Sadate ari muri Organe Supreme abakigeze ahamagara bagenzi be mu kugirwa Gatodo Murenzi n'abandi n'abantu 8 onabare honorable Munyabagisa Paul Muvunyi noneho akavuga ati reka mbahamagare
Perezida Paul Muvunyi amukomoza avuga ko hari uburyo RGB yari yakemuye ikibazo cy'ayo mafaranga yari yagikomojeho. Muvunyi yari ahari turi mu nama yabereye hariya kuri Arena. Yavuze ko hari miliyoni zigeze kuri 96. Umuyobozi wa RGB niwe wamubwiye ati se ayo mafaranga hari wari wayakusabye. Ibyo ni ibyo twasubiramo n'abari aho babibabwira, ariko naho ngaho byarangiriye nongeye kubibona mbibonye mu ibaruwa, ntabwo rwose twababeshya ngo hari ibyo twari tuzi, ariko iyo uyobora Rayon Sport ushyiramo amafaranga nawe yemeye ko yashyizemo, nta n'uwanabihakana, ariko rero nanone ntabwo yashyiramo uvuga ngo urigurisha uzaze kwishyura.